Mumeze neza cyane nimba Jojo wongeye kugaruka hano kuri channel yacu kandi yanyu. Iyo turi hano murabizi tuba tugize amahirwe aba yasohotse mu kazi ndetse n'amashuri mu buryo butandukanye hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ubu turi hano rero murabona ko hari amahirwe menshi cyane tubagezaho umunsi ku munsi. Twavuye kuri scholarship z'Ubushinwa, iza Brazil ndetse na za Hungary zicishwa muri heke, tubabwira kuri Turkiya muri scholarship ya Turkish bursaries icishwa muri platform ya Turkiya, kuri bachelor, kuri masters ndetse no kuri PhD. Tubabwira byinshi cyane bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi ndetse n'akazi kaba kasohotse hano hanze. Tubabwira n'uburyo umuntu aba yabyikorera. Niyo mpamvu rero yari ubwa mbere udusuye, nyabuneka uba ugomba gukanda subscribe ndetse n'inzu y'imenyekanisha kugira ngo igihe tuba dushyizeho video ube wayibona mu ba mbere, amahirwe ataza gucika. Nk'uko mubibona rero aka kanya turi kuri website cyangwa kuri platform cyangwa ku rubuga rwa Swedish Institute cyangwa muri iyi kaminuza ya Sweden. Ku bantu bagiye bambaza rero ama opportunity atandukanye y'I Burayi n'ahandi hatandukanye, iyi iba ije muri amwe mu mahirwe aba ari hano hanze. Tugiye kuvuga rero kuri iyi scholarship ndetse n'ibihugu biba byemerewe gukora application ndetse n'icyo usabwa kugira ngo ube wakora ino application nawe ube wagerageza amahirwe mu buryo butandukanye, n'amasomo arimo kugira ngo nawe ube wabasha gusaba. Niyo mpamvu utagomba gucikwa no kureba iyi video yose kuva ku itangiro kugera ku iherezo kugira ngo hatagira akagucika. Iyi rero nk'uko muyibona nyine ni scholarship ya Sweden kuri masters degree cyangwa ku cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Icyo mbanza kukubwira nyine, ugomba kumenya ngo ese iyi scholarship na biki umuntu yakigamo mu gihe agiye kuyapplyinga. Hari amasomo akurikira rero: hari governance cyangwa governance, hari public health, hari entrepreneurship and innovation, hari muri STEM, science, technology, engineering and mathematics. Aya ni amasomo nyine ugomba gusaba wowe ugiye kuba watangira gusaba iyi scholarship. Mbibutsa abantu bakunda kunsaba izi service cyane cyane n'abantu bize uburezi, governance baba yemerewe, public health baba yemerewe, na entrepreneurship baba yemerewe. Ikintu baba batemerewe ni muri science, cyeka yarize ibijyanye na science. Science yo nta muntu ujya uva muri option ngo yigemo atarayize, ariko ibindi byose umuntu wese yava mu yindi option akaba yabyiga, kubera ko bigendera kuri experience ya leadership cyangwa ubushobozi bw'imiyoborere ndetse no gutanga ibitekerezo uba ufite muri wowe. Nk'uko mubizi rero, ibi rero ni ibintu byose biranga umuntu warangije amashuri runaka, ntago bireba umuntu wize ikintu runaka gusa. Leadership ni ya buri wese aho ava akagera. Rero umaze kumenya amasomo yo kwigamo, ugomba kuhita umenya ni ibiki umuntu agomba kubajije kugira ngo abe yasaba. Cyambere na mbere ugomba kumenya ko iyi ari masters cyangwa se nyine ari icyiciro cya gatatu cya kaminuza ku muntu uba warangije bachelor cyangwa icyiciro cya kabiri icya kaminuza. Agomba kuba atuye mu bihugu 34 ndaza kubabwira, ntago rero bigomba kurenga ibihugu 34. Ikindi agomba kuba ari bwa applying program yemewe kuri no scholarship. Program nazibabwiye ni izi eshatu, ugomba rero kubanza ukamenya ko izi ugomba kwa applyingamo. Ikindi rero ugomba kuba ushobora kuba wakishyura tuition fees mu gihe nyine bitabaye ngombwa ko wishyurirwa scholarship, nabyo byaba byiza. Mbibutse ko ushobora kwa apply scholarship itaboneka, ukaba admission yawe itagufira ubusa, ushobora kuyishyurira. Ubwo ndabwira ku bantu bafite ubushobozi. Ku badafite ubushobozi ho nyine, iyo utashoboye kuba wakishyurira amafaranga y'ishuri, icyo gihe nyine ugarukira kuri step ya scholarship wenda wabuze. Ikindi ugomba kuba werekana experience igendanye nyine cyane cyane mu bintu twavuze na ruguru. Ubwo hano cyane cyane twita kuri leadership cyane ndetse na entrepreneurship. Hano twita ku kintu cya science ndetse na technology cyane, akaba ari cyo uba ufitemo experience. Hano rero ugomba kuba ugaragaza nyine leadership experience cyane mu byo waba warakoze mu gihe cyashize, cyane cyane mu bijyanye na societe utuyemo no kuba washikariza societe mu iterambere ry'imiyoborere. Rero ugomba kumenya ko ibintu biba bihagaze gutya kugira ngo manze kumenya uburyo wakora application. Nk'uko mubibona, guhera mu kwezi kwa 10 kwezi kwa 13 kugeza ku itariki 15 z'ukwa mbere hari ibijyanye nyine na admission, ndetse muri November hagomba kuba hajyanye n'ikijyanye na document. Noneho kugeza mu kwezi kwa 2 tuzaba turi gukora application.
ubwo ndakeka mubona igihe application igomba gutangirira ni 9 z'ukwa kabiri kugeza kuri 25 nibwo application portal izaba ifunguye, ikazafungwa kuri izo tariki mwabonye arizo 25. ubwo rero ibi byose ugomba kuba uri kubikurikirana ugenda ureba programme, ureba university, noneho ukatangira kuba wakora application witeguye ikintu uku kindi. Hano rero scholarship cyangwa babonye scholarship bakaba bazamenyekana kuri 23 z'ukwezi kwa kane 2026. Ese iyi scholarship ni ibiki yishyura mu gihe wayibonye? Mbere na mbere rero ugomba kwibuka ko uzishyurirwa amafaranga y'ishuri, icyo ni kimwe. Ikindi ukishyurirwa amafaranga y'iwabo 12,000, ndetse ukaba wakishyurirwa travel y'amafaranga y'iwabo ajyabwe ndavuga muri Sweden n'ibihumbi 15, ubwo ndavuga nyine gutravelinga. Rero ukaba ugomba kuba wajoininga network cyangwa team zabo ziri professional. Ikindi after scholarship rero irangiye ukaba uba ugomba kwijoininga muri alumni cyangwa muri team cyangwa muri friendship cyangwa muri community yabize muri Sweden. Aya niyo mahirwe ari muri scholarship. Ikintu cyiza cya mbere ubona nyine nuko akavaringa tuition fees, icya kabiri nuko arimo allowance ya buri kwezi, ikindi nuko bakwishyurira tike yo kujya kwishuri. Ikindi abokeka buri umwe wese turi kucyumvikanaho. Ikintu ndi bwihutire cyane njya kureba, turajya kureba ni ibihe bihugu byemerewe gukora iyi application. Citizen rero zemerewe gukora application ni zikurikira: ni Armenia, ni Azerbaijan, ni Bangladesh, ni Belarus, ni Bolivia, ni Brazil, ni Colombia, ni Ecuador, ni Djibouti, ni Ethiopia, ni Georgia, ni Guatemala, ni Indonesia, ni Iraq, ni Jordan, ni Kenya, ni Liberia, ni Malaysia, ni Mexico, ni Moldova, ni Morocco, ni Nigeria, ni Peru, ni Philippines, ni Rwanda, mwabonye ko natwe tuba turimo rwose turi imbere cyane, ni Senegal, ni South Africa, ni Tanzania, ni Thailand, ni Uganda, ni Ukraine, ni Uzbekistan, ni Vietnam na Zambia. Ibi nibyo bihugu byonyine byemere kuba byakapplyinga iyi scholarship. Kuri programme rero nkuko nazivuze ushobora kuba wakanda hano tukaba twazireba neza tuzisuyemo akantu uku kandi experience yawe rero ugomba kwishakira dossier mu buryo bworoshye. Nkuko mwabibonye nyine hari uburyo buba bugenda bukurikira akantu uku kandi rero ikijyanye na Global Professional Scholarship ni ni ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri, ariko ahangaha nubwo mubona turi ku 15 z'ukwa mbere, system na aptiri nawe iracyari open ku buryo waba wakapplyinga kuri programme za masters, none mu kwa kabiri ukaba wasaba scholarship. Rero mu kinene evaluation za 25 z'ukwezi kwa kabiri mu gusuzuma ubusabe, kubona ibisubizo ni mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa kane, final izaba iri mu kwezi kwa kane. Rero programme rero ugomba kuba wamaze kuzimenya nkuko nagiye mbivuga. Programme twagiye tuyasubiramo, ariko hano bakwerekana some university zigiye zirimo. Iyi dossier ndaza kuyibasangiza muri discussion y'iyi video kugira ngo mube mwayidownloadinga murebe amwe mu masomo abari muri iza area nagiye ndi kuvuga cyane, kuko tuvuze health ntago umuntu ahita byumva, tuvuze entrepreneurship ntago abantu benshi babyumva kubera ko ziba zibumbatiyemo byinshi cyane, nk'izi za accounting ziba ziri muri entrepreneurship n'ibindi byinshi cyane. Iyi document turaza kwisangiza muri discussion kugira ngo buri wese abe yayisomera, noneho ibintu bibe byakoroha, byose biba byoroshye. Hano rero hari kuri ya programme, hano nkuko ubibona ujya kuri admission ya university, aha nyine ni bimwe turiho ubu ngubu. Noneho ikindi iyo umaze gukora biriya mu kwa kabiri tuzajya kuri no Global Professional Scholarship. Hano rero hari na sample ya CV ndaza kuyibasharinga, CV nyine zikoreshwa. Hari na proof of leadership and experience, na hano irahari ngiyi nayo ndaza kuyibasharinga ntimugire ikibazo kugira bize kuboroha. Hano ugomba kuba ufite two reference cyangwa recommendation letters, hano nazo ndaza kufasharinga sample yayo ugomba gukoresha nkuko mubibona akantu uko kandi kugira ngo ibintu byose bibe byakoroha. Ibintu rero byose bigomba koherezwa mu gihe cyavuzwe, urana deadline ku 25 z'ukwezi kwa kabiri kuba ibintu rwose bimeze neza. Hano rero hari screening cyangwa byo gusuzuma nyine document ndetse n'ubusabe bw'abantu, nyuma yaho akaba kumenyekanisha ikijyanye na admission nkuko mubibona mu kwa gatatu. Finally rero mukabona ibijyanye na final evaluation and announcement, kuvuga abatsindiye ya scholarship, ukahita ubona na offer yawe ya scholarship. Ndumva ni ibintu nashaka kubereka kugira ngo nyine abantu bambazaga zino opportunity zitandukanye babe batangira ibintu byabo akantu uku kandi. Mbibutsa ko tucyapplyinga ya scholarship ya China uyu munsi hararangira iya heke cyangwa yo kwita Bitter Scholarship category A, ariko turacyakomeje kuri category B
iyo dusaba muri CSS cya China Scholarship Council ndetse tukanayisaba muri kaminuza. Iyi dushoje uyu munsi yacaga muri heke bayita bitero, isabirwa muri CSS ndetse no muri heke Rwanda cyangwa muri heke zitandukanye hano ku isi. Wemere kwa applyinga nagiye mbivuga kenshi cyane ni abantu nyine bashaka bachelor, masters na PhD kuri iyo China, ariko iyi turi kuvuga Sweden ni abantu bashaka masters gusa nibo bemerewe gukora application. Mu gihe waba ukeneye ubufasha, icyo dukora nta kindi, utwandikira kuri WhatsApp urabona muri comment ya mbere, cyangwa se ukajoininga groupe itangirwamo amakuru umunsi ku munsi. Ikindi nimba ukeneye kujya ubona amakuru udacikwa, kanda subscribe ndetse n'inzu yamenyekanisha kugira ngo video dushyizeho ube wayibona mu ba mbere. Iyi video ntucikwe no kwisangiza bagenzi bawe kubera ko ni ingirakamaro kuri wowe ndetse n'inshuti zawe aho ziva zikagera. Ufite ikibazo cyihuta uhita ucyandika muri comment tukagusubiza, kandi ntago tukuriganya cyangwa tukubwire tugutindiye. Ibintu byose tubikora akantu ku kandi dushyizemo ubushishozi. Mbaragije Nyagasani ndetse mbifurije amahirwe masa mu byo muri gukora, cyane cyane mu mahirwe atandukanye, kaba akazi kano mu gihugu imbere ndetse n'akazi ko hanze, ndetse n'uburyo bwo gushakisha amashuri hano mu gihugu ndetse no hanze yaho. Nyagasani ndabizi niwe utanga imigisha, ndamubaragije kugira ngo akomeze yite ku byanyu byose akantu uku kandi nimugire amahoro.